Yannick ntabwo nkurikira ibintu cyane by'umupira nkurikira ibijyanye n'umugabo wanjye gusa kuri ngiye kuri paho yanjye ngiye nshyigikira ikintu cyose umugabo wanjye akora. Tuti namwe bakunzi ba IBL Entertainment ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri sobanukirwa y'uyu munsi. Muri sobanukirwa y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka y'urukundo rwa Yannick Mukunzi ndetse na Iribagiza Joy. Reka nongere mpikaze by'umwihariko abantu bageze kuri IBL Entertainment bwa mbere, ndetse niba utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibindi byinshi cyane bitandukanye tuzajya tugenda tubagezaho hano kuri IBL Entertainment bijye bibasha kukugeraho gatanu kuri gatanu. Ndetse nawe wamaze gukora subscribe ndagushimiye cyane, ni ibintu by'agaciro kenshi cyane. Tariki ya 2 Ukwakira mu mwaka w'1995 mu gihugu cy'u Burundi mu bwiza bw'umujyi wa Bujumbura nibwo havutse umwana w'umuhungu, maze ababyeyi be bamwita Mukunzi Yannick. Mukunzi Yannick ubu akaba ari umugabo ufite metero 1 na santimetero 75 z'uburebure. Mukunzi Yannick yamenyekanye cyane akinira ikipe ya IBL na Rayon Sport ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ubu ngubu akaba barizwa mu gihugu cya Sweden, akaba ariho asigaye acongera ruhago. Mukunzi Yannick akina hagati mu kibuga asa nkaho afasha ba myugariro. Umwaka urengaho gato urashize Mukunzi Yannick na Iribagiza Joy bakoze ubukwe, ni mu gihe bamaze imyaka irenga 12 bakundana. Mukunzi Yannick kuva akiri umusore yahogoje abakobwa benshi bitewe n'uburanga afite, abandi bakabiterwa n'ukuntu yitwaraga mu kibuga, harimo n'uyu nguyu byagendekeye gutya. Yannick Mukunzi ndamukunda cyane. Yego nyine mukunda ukuntu ameze, ari presentable kandi akinana neza. Mukunzi Yannick kubera gukundwa n'abakobwa benshi yatangaje ko byamugoye kubona umukobwa akunda. Muri icyo gihe ubwo yahuye n'umukobwa mwiza witwa Iribagiza Joy, ariko bitewe n'uko abakinnyi bafatwaga muri icyo gihe yabanje guhisha Joy ko ari umukinnyi. Dutangiye dukundana, urabizi ko iyo umuntu akundanye n'undi hari abandi bari ku ruhande ashobora kugukunda cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Byari nta nubwo yaranze, ntabwo arazi ibintu by'umupira. Yabyumvaga gutyo nyine, ahubwo njye namuhishaga ko ndumukinnyi, kuko buriya kera abakinnyi ntabwo bari bafite isura nziza, murabizi. Rero numvaga ko namenya ko ndumukinnyi bizarangira nabi, ndamubeshya ntabwo ndumukinnyi. Nyuma nibwo yabivumba kubera iki wamesha kuri umukinnyi, naho biba ikibazo gatonya, ariko biza bimera neza. Navuga ko ari ibintu byikoze bikomereza aho ngaho na n'ubu ngubu, kandi mbishimira Imana. Joy akimara kumenya ko Yannick ari umukinnyi yabanje kugorwa n'ukuntu Yannick yakundwaga n'abafana benshi biganjemo ab'igitsina gore. Tugitangira gukundana byari bigoranye cyane kuko ntabwo yabyakiraga neza, ariko narabimwigishije nyine, ndabimwumvisha, ndamubwira ndebwa n'abantu benshi, ari igitsina gabo ari igitsina gore. Rero ibyo ngibyo ntabwo ari njye wabikoze, ni ibintu byikora. Rero byageze aho ngaho arabimenyera. Hari igihe nigeze kujya mu bukwe, yari yambariye umushuti we. Noneho njye naje mu bukwe nyine nk'umuntu nyine uje mu bukwe bisanzwe.
rero tuvuye hanze twari turi hanze nk'aho ubukwe burangiye twakunde nyine usuhuzanya bite byagenze gute ko uyu munsi wose ntabwo twari twirirwanye ntabwo byagenze neza noneho hari abantu benshi cyane bari gusaba amafoto ibintu nk'ibyo ngibyo hari umukobwa waje ntabwo yari yamumenya ariko hari umukobwa waje avuga bari kwifotozanya turi kwifotozanya araza aramusunika ngo shango reka nanjye nifotoze nanjye aramusunika nyine aratungurwa ariko naramurebye nyine. Nubwo Yannick yakundwaga n'abakobwa benshi ariko ntiyawemye kugaragaza ko akunda Iribagiza Joy cyane. Ibi yakunze kubigaragaza abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 nubwo Mukunzi Yannick na Iribagiza Joy batabanaga nk'umugore n'umugabo ariko bibarutse imfura yabo y'umuhungu maze bamwita Mukunzi Ethan. Nyuma yo kubyarana Mukunzi Yannick na Iribagiza Joy urukundo rwabo rwarushijeho kurabagirana nk'inyenyeri yo mu kirere maze inshuro nyinshi Joy akajya agaragara ku kibuga yaje gushyigikira umugabo we. Ntabwo muri kintu cyane by'umupira muri sura bijyanye n'umugabo wanjye gusa kuri ngiye kuri paho yanjye ngiye nshyigikira ikintu cyose umugabo wanjye akora rero numva nk'umugore ari inshingano zanjye gushyigikira umugabo wanjye. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 mu karere ka Gasabo ku biro by'umurenge wa Remera Mukunzi Yannick na Iribagiza Joy biyemeje kubana byemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda maze basezerana mu murenge. Mukunzi Yannick wafashe icyemezo cyo gushaka akiri muto avuga ko ari ikintu byamumariye. Ikintu byamariye ikintu cya mbere navuga byamaye kuba stable nkiri umwana kuba stable nkamenya like nkaba nzi ko ntashobora kuba nagenda mu bintu bitari byiza nkaba nzi ko hari umuntu uri ku ruhande rwanjye kandi akeneye ko nawe namushimisha. Navuga ko icyo ngicyo nicyo kintu navuga byamariye cyane. Guhitamo umukobwa umwe ni ibintu byiza ni ibintu bituma carrière yanjye ikomeza kuba natera imbere ni ibintu bindinda ibishuko byinshi cyane niyo mpamvu nahisemo kunagira hari igihe abantu bahuza ubaha nabonye afite ikinyabupfura ntabwo ari mubi ni mwiza n'ibyo ngibyo ugomba kwireba. Mukunzi Yannick na Iribagiza Joy nyuma yo kubyarana abana babiri ndetse na nyuma yo gusezerana mu murenge abangabo bahise bajya kubana mu gihugu cya Sweden aho Mukunzi Yannick akinira. Tubanye tugeze hariya ariko umuntu mwabyaranye kuko iwabo bari banzi ni umuntu twahoranaga cyane nk'aho twabanaga ariko bitari full muri weekend nshaka umwana numva ko ntabwo nagumanaga umwana ngo njye nyine ngo bikunde agomba kuba ari kumwe nanjye. Navuga ko iyi myaka tugiye hariya niyo myaka tubanye biri byanyabyo. Umwanzuro nawufashe ngiye kujya mu mahanga nubwo nese mvuga ko tugomba kongera mu mahanga kandi iyo ugiye hariya wifuza ko wazana umugore ni ngombwa ko mugomba kwanza guca mu mategeko bigaca mu mategeko ibintu byose bikabiri mu murongo wenda ukazaplayinga akaza nawe ariko bidaciye mu mategeko biba bigoye cyane ubwo yaza aciye mu zindi nzira ariko ntabwo yaza ari ngewe umuzanye. Rero niyo mpamvu nahise mfata icyo cyemezo ndavuga anytime nshobora kuzifuza ko yaza iruhande rwanjye kuko hariya ntabwo biba byoroshye uba ukeneye umuntu ukuba hafi uri wenyine. Rero navuga ko ari icyo gihe nafashe icyemezo ndavuga reka tubishire mu murongo mwiza. Tariki ya 8 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2023 nyuma y'imyaka 4 basezeranye mu mategeko nibwo Mukunzi Yannick yasabye anakwa Iribagiza Joy maze banasezerana imbere y'Imana. Dukoze ubukwe mfite abana babiri ni ibintu byagomba no kuba avant natekereje kandi nubwo nabitekereje kera cyane vuba cyane ufite kino gitekerezo narabishakaga
ariko sinkubeshye ni ibintu bitari mu mutwe wanjye ariko ni ibintu byari biri mu mutwe w'umugore kuko buriya abagore sinibaza ko ndetse n'abagabo dukunda ubukwe ariko abagore bakunda ubukwe cyane kurusha wenda abagabo na famiye y'umukobwa cyane cyane ni uko nguko baba bumva ko umukobwa agomba kuva mu rugo wenda abahesheje ishema yes njye nitekerejeho ndavuga ubu ngubu ntawamenye nta muntu ujya umenya igihe cye kiba yakwitaba imana nk'uko tubivuga nk'ubu ngubu wenda ngiye ni ikihe kintu naba nkoze ku muntu wanjye nkunda cyane kuri wa wundi wankundaga cyane yes hari ibyo nakoze ariko tuba dukeneye na memoire kuko ubukwe akenshi ni ikintu kibaho rimwe habaho kuvuka hakabaho wenda ugize amahirwe ukabana ukagira famiye ukagenda natekereje rero ikintu nshobora kuba nagenda wenda umugore wanjye wenda akasigara avuga ni ikihe kintu yankoreye wenda byose nabikoze ibyangombwa kwitaho urugo ibyo ngibyo ni inshingano zanjye ariko cya kintu wenda nk'urwibutso numva ko ari icyo ngicyo nanjye nari mbikeneye ariko numva ko we byamushimisha kurushaho kubona umuntu wenda wa undi wawe ntabwo navuga ngo wenda ngo ni ugufata time cyangwa se iki navuga ko ari chance wa wundi nyine muhuza abantu bashobora kuba ari abana beza bose ariko badahuza buri iyo muhuje nicyo kintu cya mbere guhuza akakumva ko njye ntabwo naba nzamuka n'umugore wenda azamuka ntabwo urumva ko ni ibintu biba bidahura ariko harimo iyo connection ukabona ko ni ibintu bijyanye hari umwe wenda wihanganira undi cyangwa se mwese mukaba mwumvana biba ari byiza navuga ko ari chance ntabwo navuga wenda ngo umare imyaka 10 cyangwa ingahe ngo nibwo uzabona mushaka kumara niyo myaka 5 6 7 8 aho ugasanga murabanye bise binarangiye. Mukunzi Yannick yatangaje ko yahiriwe kubera ko we na Iribagiza Joy barumvikana cyane. Akenshi nakunze kundakarira kireka nanjye wenda narakaye wenda ariko iyo yarakaye biranyorohera cyane n'umuntu nyine yo bavuga ko ataka iyo natatse nyine ahita nyakira biri vuba cyane byoroshye naratumboye reka tubifurize amahoro kandi tubifurize gukomeza gukundana urukundo rw'ukuri kandi tunabifurize kuramba no kurambana kandi barambire kubona ibyiza. Mwebwe mwese mwari muteze amatwi ikiganiro sobanukirwa ndabashimiye cyane kandi mbifurije amahoro n'imigisha. Wowe utarakora subscribe kugira ngo ibiganiro ibindi bintu byinshi bitandukanye tuzajya tugenda tubagezaho hano kuri IBL Entertainment bijye bibasha kukugeraho 5 kuri 5.